ijwi rirambwira ngo Adepr ngo ifite abo yatonesheje uruhande rumwe mu by'Imana, ifite n'abantu yajugunye. Ati yatonesheje abakire, uyu munsi ndavuga ku bantu b'abakire, yatonesheje abakire ijugunya abakene, kandi abakene arizo ntama bakayoboye, ku buryo nabwiwe ngo Imana ibabajwe no kubona abapasitoro bamwe barimwo baririra umurimo w'Imana, abandi barimwo bawusebya. Nimubona 2025 mudatangiye kwishyura iby'akarengane k'abapfakazi n'imfubyi n'abatagira shinge na rugero n'abatagira kivugane, nimubona mutabyishyuye do ngo ese ko gusenga mutakibishoboye mukaba nimwe mupfobya abakozi b'Imana, ngo ese muzava hehe muzagira hehe? Hari akantu kabaye naje kumenya ariko sinari nkazi. Imana yarambwiye ngo muri iki gihe duhagazemo ngo ntabwo ushobora kuba umudiyakoni utatanze ifaranga. Njye nahamagawe n'Imana, sinahamagawe n'abantu. Ubundi ruswa zibera mu madini, nizo ruswa za mbere niho zibera burya. Imana irongera irambwira ngo mbabwire tubasuhuze, tubahe n'ikaze. Ni IHIRWE TV, turabakunda cyane. Reka tumaze dushima Imana mbere yuko twakirana nuko tujya mu bintu byose. Reka dusabe Profeta dusengera Imana. Karibu dusengera Imana. Data twese uri mu ijuru, ijambo ryawe ryabwe icyubahiro cy'ushaka gikorwa mu isi nk'uko gikorwa mu ijuru. Kandi nk'aka ngaka turi imbere y'ubwiza bwawe, turi imbere yawe bisa ntawe Mana nyiri icyubahiro, Mana gitari cy'amahanga, bwugamo bw'umugabo utatetereza kwisunze. Uri data, ntabwo uri data wacu. Mana komeza kubana natwe kandi twiyereke muri iki kiganiro tugiye gukora, kibe ikiganiro cy'umugisha kandi cy'umumaro, kandi nzi neza ko kibe ikiganiro kizatugeza kure hazaza, ndetse abari bugikurikirane abazagikurikirana hazaza naho kizabubake, kizabakomeze. Mana inzi neza kuri Imana ihindura ibyanze guhinduka. Bana natwe kandi ukomeze ducira inzira. Tugaye karibu n'ikaze rero ngutangire natwe kandi usuzanye natwe. Tubisabye twizeye izina ryawe gera ku gasike cy'umwami wacu, tuzabye twizeye. Amen. Amen, amen. Ya tubahaye ikaze rero. Uyu ni Prophète international kabisa, Prophète international. Muramuzi si ubwa mbere mumubonye ku macano menshi, ku bitangazamakuru byinshi. Yaramamaye bitewe n'ibintu ahanura bikaba bigasohora, ndetse bigatuma abantu benshi bavuga ibintu byinshi cyane, ariko iyo byabaye nyine birabanye. Uyu munsi rero yongeye kumpamagara ambwira ngo ariko uziko nongeye kubona iyerekwa ridasanzwe. Ndamubwira nimba urifite rero karibu kabisa uritambutse nta kibazo, nta kibazo kabisa. Rero amakuru yawe? Amakuru ni meza. Umaze iminsi ugiye mu biki? Umaze iminsi mugiye mu buzima bwa buri munsi, ariko nta bindi mugiyemo n'ibyo gusenga. Mugiye mu masengesho, mugiye mu kwinginga Imana, mugiye mu mubabaro w'abantu batuye u Rwanda, ndetse n'abanyarwanda bavuye muri iki gihugu bakajya hanze bakibagirwa Imana. Cyagenze bite se? Ni birebire. Ndababaye cyangwa se Imana nayo ubwayo irababaye, cyangwa se nawe ubwawe ugomba kubabara, ukagira igishika, ukagira agahinda, ukagira umutwaro wo guheka abo bantu. Abo bantu se ni Imana yabakweretse? Ni ibyo ubona n'amaso yawe? Hari icyo Imana yabakubwiyeho? Bimeze bite ubundi yerekwa ryawe riteye riti? Ntabwo ari ibyo mbona n'amaso yanjye, ahubwo ni ibyo Imana yambwiye. Maze iminsi ndi mu masengesho y'iminsi 60. Rebye n'ibyo nari mpugiyemo ndi gusenga, hanyuma Imana impa message. Imana impa message ku Rwanda, ndetse impa message ku Banyarwanda, ndetse impa message no ku Banyarwanda bari mu bihugu byo hanze bigiye bitandukanye, abari muri Aziya, abari muri Amerika, Australia, Norvège, Swaziland,
mu Bubiligi, mbese n'ahandi hagiye hatandukanye, no muri Isiraheli iyo ngiyo ngira ngo nabwiwe byinshi, za South Africa, za Sudani, za Tanzania, Uburundi, Kenya, Congo, mbese ngira ngo na Mozambique. Abo bantu bose? Yes. Abantu bose b'Abanyarwanda? Yes, abanyarwanda. Imana yaramwe ngo abanyarwanda barahunze. Mbaza Imana ndetse kubera iki abanyarwanda bahunze. Imana igiye kumbwira irambwira ngo abanyarwanda barahunze, harimo abahunze umurengwe, harimo n'abahunze ibibazo. Ndayibaza nti gute harimo abahunze imirengwe n'abahunze ibibazo. Imana igiye kunyereka abantu batatu bari guhinga. Noneho umwe arahinga akunkumura urwiri, undi arahinga akuramwo rukeya, undi arahinga ntiyarukunkumura. Noneho ngiye kubona mbona bari gutera imyaka. Muri uko gutera imyaka, uwahinze agakunkumura urwiri nabonye agira imyaka myinshi cyane yejeje. Uwahinze agakunkumura rukeya nawe yakuyemwo umusaruro ungana mukeya. Noneho uwahinze ntakuremwo urwiri, ntakuremwo amabuye, we nagiye kubona mbona agiye amara amase ntigeze sarura. Noneho mbaza Imana nti kubera icyo unyeretse ibi bintu. Imana igiye kumbwira irambwira ngo bari abantu batatu bonye. Umwe yarahinze ariko amaze guhinga asarura byinshi ariko ntiyabirya. Birancanga. Mbaza Imana ni kubera icyo atabiriye. Nagiye kubona mbona ako kanya arimwe asarura, mbona abantu baraje bafite imodoka z'amajipe zijimye, mbona arirukase bya bintu bitaye aho ngaho, abari muri za modoka z'amajipe barabitwara. Ngiye kubona mbona ageze mu kindi gihugu ntabashe kumenya, ariko nabonaga ari icyo muri Afurika harimo abirabure benshi. Ngiye kubona mbona ari gucuruza, mbona za modoka zimusanzeyo. Imana irambwira ngo harimo abantu bahinze cyangwa se bashakishije, n'ibyo bashakishije barabitaye, n'ibyo bagiye gushakisha hirya no hino, ndetse ababambuye ibya mbere babasanga naho bagiye bakabambura n'ibya kabiri. Mbaza Imana nese uriya muntu yarasengaga. Imana igiye kumbwira ngo reka nkubwire ngo uyu munsi sinyiteye ku bantu basengaga n'abatarasengaga, ngo ahubwo uyu munsi niteye ku bantu bigeze bampamiriza nk'umwami n'umukiza. Nibwo naje kubona mbona narababaye cyane. Nagiye kubona mbona Adepr, uyu munsi niyo ndi bugarukeho. Mbona Adepr ifite ibitoke bibiri, kimwe ari umuneke, ikindi gitetse, ikindi ari kibisi. Doko byari bitatu, kimwe gitetse, ikindi ari umuneke, ikindi ari kibisi. Ngiye kubona mbona Adepr bamwe bari kurya igitoke cy'umuneke bakarya n'igitetse, abandi bakabahereza ikidatetse. Mbajije ijwi rirambwira ngo Adepr ngo ifite abo yatonesheje uruhande rumwe mu by'Imana, ifite n'abantu yajugunye. Ati yatonesheje abakire. Uyu munsi ndavuga ku bantu b'abakire. Yatonesheje abakire, ijugunya abakene, kandi abakene arizo ntama bakayoboye. Ku buryo nabwiwe ngo Imana ibabajwe no kubona abapasitoro bamwe barimwo baririra umurimo w'Imana, abandi barimwo bawusebya. Narababaye cyane, amarira ntemba ku maso, agahinda karanshengura. Ubwo nibwo nahitaga mpabwa message ku banyarwanda basengaga bagiye hanze muri ibyo bihugu. Imana yambwiye ngo mwavuye mu Rwanda mwubaha Imana, mwavuye mu Rwanda mwizera ijambo ry'Imana,
none mwageze mu mahanga mwizera izindi mana z'ibigirwamana. Imana irongera irambwira ngo mbabwire ngo ese ko gusenga mutakibishoboye mukaba arimwe mupfobya abakozi b'Imana, ngo ese muzava hehe muzagira hehe? Mwavuye mu Rwanda muzi kwiyubaha, none ngo mwageze mu mahanga mutangira kwambara ubusa, mutagashana agashambara mwambaye, mwambara akahu kari ku kibuno, murakegura kararangira, musigara mugaragaza imyanya y'ibanga yanyu. Abandi mwagiye guterekera, abandi mwirirwa muhamagara muri Afurika ngo bajye kubaterekerera, abandi mwirirwa muhamagara abapfumu mwasize muri Afurika ngo bababarize. Atese iyo mana mwasengaga kera uyu munsi mutagisenga, musige muhamagara abapfumu, mugahamagara abakonikoni ngo babafashe. Iyo mana mwasengaga kera mwayishize he? Natunguwe ejo nimerutse kujya mbere yuko ngo uhamagara, jewe nagiye impaka n'ijwi ry'Imana, numvaga atari Imana iri kubimbwira. Ako kanya ngiye kubona mbona ijwi rirambwira ngo ninjye kuri YouTube. Nkijya kuri YouTube mbona umuntu wo muri Amerika ngo ahamagaye Sarongo. Icyambabaje, uwo muntu wahamagaye Sarongo ndamuzi neza, naturanye nawe hano i Kigali, yageze muri Amerika. Ahamagara Sarongo ngo umugabo yaramunaniye, kandi bagiye ari abakozi b'Imana, bagiye baririmba, bagiye basenga. Ngo Sarongo ngo mbabarira ngo umbwire ngo umugabo wanjye yaraye, umbwire Imana namwe ngo dore ibyo nakubwiraga nibiriye. Ndababara cyane. Imana irambwira ngo abandi mwagiye kuba bagambanye muri ibyo bihugu, mugambanira abagenzi banyu bakicwa, mugambanira abagenzi banyu bakaruga uburozi ngo bwa polonium, niba ari polonium simbuzi. Abandi mwagiye mu dutsiko tudasobanutse, abandi mwanze kuvuga ukuri mubitse ibinyoma, muririrwa mubeshya abantu. Imana yambwiye ngo nimbabwire ngo Imana igiye gusura u Rwanda. Imana igiye gusura u Rwanda, kandi muri uku gusura u Rwanda nta muntu numwe wasengaga Imana waje gukoza Imana muri ibyo bihugu uzaba atari muri uru Rwanda, ndarahiye. Nta muntu numwe wasengaga Imana yubaha akaba asigaye ayikorera urukozasoni. Imana igiye gusura u Rwanda, kandi nubwo Imana ije gusura u Rwanda, buri umuntu wese uri muri ibyo bihugu Imana izasura u Rwanda, nawe ari muri iki gihugu nawe azabibazwa. Ndarahiye, shizeho n'indahiro, kandi bidatinze nibirenga 2023 na 4 na 5, mwebwe abanyarwanda mwitwa ngo mwubahaga Imana, mutihaye kaka niko kuvuga ngo mugiye gusura mu Rwanda, aho niho Imana izadusurira. Namwe amaraso yanyu azatemerwa hano muri uru Rwanda, hejuru y'ibyaha mwagiye kwirwa mukora hara muri aya mahanga, ngo ntawe uzabamenya uko byagenda kose. Ibyari birahahishwe bigiye guhishurwa. Mwaragiye mubyara abana mubakuramo murabajugunya, abandi gutwita mwarabyanze musigiye mutwitira muri laboratoire. Ngo ntabwo mushaka konsa, ngo mufite ngo ibipupe bizajya bibongereza abana. Imana yambwiye ngo muzabyishurira kuri ubu butaka bw'u Rwanda. Imana igaruka kumbwira ku bayobozi baba abamadini ndetse n'aba leta. Salomo yaciye urubanza rw'abadamu babiri. Umudamu mwagiye kubyara umwana warapfa, undi umwana we ntiyapfa. Arangije uwabyaye umwana arapfa, yibuwa mugenzi we utapfuye. Barangije baramufata babajyana kwande kwa Salomo. Baravuga ngo umwe akavuga ngo umwana nuwe, n'undi akavuga ngo umwana nuwe. Birangije Salomo arareba buri kwacu uko rubanza. Arangije avuga ngo none bereke mbebere mbonye igisubizo. Ubwo muvuga ko umwana ari uwanyu mwembi,
umwe nafata amaguru undi afata amaboko mukatemo kabiri n'inkota yanjye umwe atwara igipande n'undi atwara igipande. Nyiri umwana avuga ngo hoya ni mumureke uwo ngo wamutware, ntabwo nshaka ko uwo mwana apfa. Undi arangije avuga ngo reka bamutugabanye. Salomo arangije aravuga ngo ubwo uri kushaka ko umwana tumupasuramo kabiri, umwana si uwawe, umwana ni uwamugiriye impuhwe. Yes. Yesu nashimwe. Amen. Bivuze ngo Imana yambwiye ngo mpere ku bacamanza, mpere ku bacamanza, ku bakuru b'imidugudu, manuke ku bagitifu, manuke ku bunzi, manuke mu nkiko, mbabwire ngo muri guca imanza zibera kandi mwagaguye guca imanza zitabera. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo akarengane abanyarwanda bari kurira bakirwa ngo bahamagaza perezida wa repubulika. Namwe mwabyumva ahubwo ngo bamwe mukanabafunga. Imana yambwiye ngo ibi ntabwo izabyemera, namwe muzabyishyura. Bacamanza muzabyishyura, banyamurenge muzabyishyura. Mbibabwiza ukuri, murirwa muca imanza abantu mukabafunga nkaho mwaciye urubanza rutabera. Uwakoze ikosa akabihanirwa, utarikoze akaba umwere, ahubwo mukagenda mukarenganya abaturage. Imana yambwiye ngo muzabiryora na burya bwaryari. Ndabahaye igihe gito kidatinze kandi kitarambiranye. Nimubona 2025 mudatangiye kwishyura iby'akarengane k'abapfakazi n'imfubyi n'abatagira shinge na rugero n'abatagira kivugane, nimubona mutabyishyuye do muzangaye. Noneho Imana yambwiye ngo mbwire ngo abayobozi ba Adepr bo ngo bameze nk'abarenga cyangwa ivaze. Abayobora Adepr harimo abapasitori ngo bameze nk'amavaze. Tekereza ko uri pasitori Imana ikakubona nk'ivaze. Kubera iki? Kubera iki? Kubera kudakora umurimo w'Imana uko bikwiriye. Hari akantu kabaye naje kumenya ariko sinari nkazi. Imana yarambwiye ngo muri iki gihe duhagazemo ngo ntabwo ushobora kuba umudiyakoni utatanze ifaranga. Kandi Imana yo ntabwo yimika igendeye ku mafaranga. Imana yimika itarebye igihagararo n'ubushongore n'undesho n'uburebure n'ubutambike. Imana ikakwimika. None ubwo mwebwe murebera amafaranga, mwebwe Imana yabime uretse ko wa mugani wa nanjye ndabarenganye nari nyibeshye. Mwariyimitse yego, ariko nubwo mwiyimutse mumenye ko ubwami bwanyu burangiye. Intebe yanyu iratembagaye, iyo ngoma iratembagaye, kandi nzayibonera mu nyanja muhepfiriye. Gihono nzasanga muri gushya. Ako se niko bimeze koko? Abantu umuntu atanga amafaranga kugira ngo umudiyakoni? Yes. No kugira ngo usezerane hari amafaranga ugomba gutanga. Kubera ibyo birumvikana bakeneye aya masuku n'iki. Nere se amasuku ni 60. Reka mabwire sha imbwa yahiye mwijanja ngo buke marebe, nanjye mbaye nk'imbwa buracya marebe. Icyo ndi kimana giye kuza kandi zaza ntizaceceka do ndarahiye. None muri Adepr ntibasanye gutumira, bazabireke. Nge nahamagawe n'Imana sinahamagawe n'abantu. Ako se buriya ubona biriho koko? Habamo ruswa mu bintu by'Imana? Ruswa yonyine? Ahubwo perezida ntabwo aramenye ruswa zibera. Reka ahubwo wa mugani yabigenje neza. Ubundi ruswa zibera mu madini, nizo ruswa za mbere niho zibera burya. None muzamuhamagara mutange ibibazo by'abarenganye. Ntabwo Adepr cyane ndayibandaho. Adepr ntabwo tukiri abakirisitu, ahubwo turi abakorona. Twingoboto y'ingoma ya gashaka buhake y'Abafaransa. None uyu munsi haje indi ngoyi ya gashaka buhake y'abantu runaka ntazi ngo ni bande. Urumva? Mbese ubukorone busha bwaraje. Gutavuga ejo bakaguhagarika, gutavuga ngo ejo bakakwirukana. Ngewe nzavuga
ngewe meze nkavuvuze nzabivuga mbishyire hanze nibashaka nanjye bazanyica. ariko dusubiye inyuma gatoya ugeze kumva numva uvuzemo ijambo ngo abanyamurenge ko tubazi mu bintu by'Imana gukorera Imana kuririmba bagiye mu manza gute bagiranye ikibazo n'Imana gute? Abanyamurenge benshi nibo bacamanza dufite mu gihugu urumva kandi abo twita ngo n'abacamanza benshi dufite mu gihugu b'abanyamurenge abenshi n'abakirisitu. None gute umuntu yaba ari umukirisitu akemera kubona mugenzi yarengana kandi azi ko ari umukirisitu ntamurenganure? Ubwo umuntu aracyari umukirisitu cyangwa niki? Uwo yatandukiriye. Njyewe numvikana n'umunyarwanda uwo ari we wese ushaka ko ikintu cyose kigendera mu muryo umwe. Nimba uri umunyamurenge ukabona umunyamurenge mugenzi wari kurengana murenganure. Nimba uri umunyamurenge ukabona umunyarwanda mugenzi wari kurengana murenganure. Nimba avuka i Rusizi, niba avuka Rwamagana, niba avuka he murenganure utitaye ahavuka. We kugendera kuri ruswa zamunze abantu n'akarengane kenshi. Hari ijambo ryanditse muri Bibiliya Imana yabwiye Ezekiel iramubwira ngo mwana w'umuntu Ezekiel Esther. Imana yabwiye Esther ngo Imana ntuza Esther yabwiye Morodekayi aramubwira ngo fata abayuda bari Shushani nanjye n'abajakazi banjye twese tuzakora amasengesho y'iminsi 3 tutarya tutanywa. Nicyo kizatuma mpinguka imbere y'umwami nirengagije iki itegeko. Yes. Koko barasenze bamaze gusenga barangije Imana ihitibereka koko amasengesho ko hari cyakora. Niba amasengesho hari cyakora kubera icyo abantu batagishaka kuyoborwa n'umwuka w'Imana bagashaka kuyoborwa nicyo twise amategeko ngo leadership. Bibiliya iravuga ngo iby'Imana mu bihe Imana, ibya Kayizari mu bihe Kayizari. Noneho Morodekayi yabwiye Esther amuga ngo niwicecekera rwose nta kizabuza abayuda gutabara. Rero nubundi nubwo nanjye Filesiye naceceka cyangwa ejo nkapfa cyangwa ejo bundi nkapfa nubundi hazaza undi Filesiye abivuge. Icyo nzi cyo ubaye uri umucamanza uri umupagani rwose nakubwira iki ruswa yiryo uko ushaka. Ariko jye wahamanganye n'abitwa ngo dusangiye umusaraba umwe bari mu bucamanza byananiye kugorora ibintu, byananiye guhakana ko ari abakristo. Umuntu niba amubwiye ngo ndashaka ko turenganya uriya amubwiye ati genda umukristo sinshaka kurenganya. Umukristo wa nyawe abonekerwa ku mbuto. None se ninkuga ngo ndashaka ko turenganya runaka ukabyemera kandi genda umupagani, ubwo se ntandukaniye nawe? Ntaho dutandukaniye, twese turi bamwe. Cyakoze numbura umupagani rwose usanzwe winywera icupa cyangwa bujya no mu bindi nuko guterekera nakubwira iki jyayo baguhamagana 8 baguha miliyoni iyo ruswa uzayirya niyo ushaka izakumunga Imana nawe izabikubaza mu kindi gice. Ariko mbere na mbere we mukirisitu, we mucamanza uri umukirisitu, we gitifu uri umukirisitu, wowe meya uri umukirisitu, wowe gitifu akagari uri umukirisitu, waba umurenge uri umukirisitu, ukarenganya umuturage niwumva ukuri ku muturage uri umukirisitu. Imana yambwiye ngo ninkubwire ngo ntabwo ukiri umukirisitu. Sanga abandi bapagani. Bra president arakano yavuze ndagakunda cyane. Yabwiye abayobozi bamwe arababwira ngo ni meya w'akarere ka Huye Muzoke Eugene. Yaramubwiye aravuga ngumva
ngo ni ukuri kw'Imana ndarahiye ngo Imana ntabwo izabababarira murwaza imbaraga sa murajya mu nzu mukaryama mugasinzira hari abantu bashonje ni ukuri n'Imana ntizabababarira niko perezida yababwiye ngira ngo iyo disikuru yiwe mwanayibona ku mbuga nkoranyambaga yarabivuze yes nimba perezida w'u Rwanda ubwe nawe wazi ko Imana ibaho akaba bize akababwira ngo n'Imana ntizabababarira wowe uri nk'ahantu udashaka byibuze rimwe mu byaha wakoze ukicara muri iyo ntebe wagerageje rimwe byibuze Imana ugakora akantu kayinezeza Imana ikakubabarira cyangwa se agakora ibyo ashinzwe niba ari kurenganura abaturage abarenganure kandi nta muntu wese nta muyobozi ujya muri buriya buyobozi yemerewe kurenganya umuturage ntawe ubaho kuko iyo barahira baravuga ngo uzame kuzuza inshingano zanjye uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda biteganya genda bivuga gutyo nk'umuntu utazi amategeko neza rwose kandi Imana izabimfashemo ubwo se Imana yacyabimufashijemo cyangwa yatangiye kuyitatira yatatiriye ibyo yemeye icyambere yatatiriye abaturage kabiri atatira Imana gatatu n'umwuka wera yarawutaye mwahindukira Imana mukongera mugakora imirimo yanyu mugakora ibyo mushinzwe gutunganya abarengana bakarenganurwa imfubye n'abapfakazi bakagira ijambo abanyarwanda twese tukagira ijambo rimwe ringana nk'abanyarwanda ringana nimba umuntu agiye mu rukika abazi neza ko ari buvuge ingingo ye bayumve bayisesengure nibasanga ari kuburana ibinyoma bamuhane ko ari nacyo itegeko rivuga Yesu nashimwe ngiye kubwiriza kandi nari ndimo ntanga message ya witekara kugenderera kweli Imana iramwe ngo mbwira abakobwa bo mu Rwanda basengera mu baporo basengera mu Adepr basengera mu badive basengera mu Gatolike basengera ahantu hose hari idini basengeramo Imana yarambwiye izo ndamwagiye mukuramwo ngo mwitwa abakobwa kandi muri kubarirwa mu mbyaro 8 muzikuramwo buri munsi Imana yambwiye ngo do inkota y'Uwiteka irabegereje ije kubatsembaho nimudahindukira ngo muhindukirire Imana inkota y'Uwiteka igiye kubarya inkota y'Uwiteka igiye kubarimbura muzajyanana nabo bacamanza barenganya abaturage muzajyanana n'abayobozi bahishira ibintu kugira ngo perezida atabimenya ngo abatabare ibyo byose muzajyana nabyo mwabakobwa mwe mwahindukiye Imana ko yabagirira neza yabagirira ibambe ese niba gusenga mutakibishoboye ko ndi butange nimero yanjye yewe hari n'abandi ba pastor batanze nimero yabo mwabahamagaye bakabafasha gusenga Imana bakabafasha kubasabira Imana imbabazi mukareka kwihagararaho Imana iherutse kumbwira ngo hari umukobwa umwe ngo herutse gukora mariage yayikoze kuwa gatandatu kandi ndabizi neza ngo afite telefone nziza cyane ndabizi neza ibingiye kubivuga simuzi ubukwe yabukoreye mu karere ka Rubavu reka mbivuge kucyo ubukwe yabukoreye mu karere ka Rubavu ahantu ku mazi hoteli yegereye ku mazi ngo wabeshe umugabo ngo ubusugi bwawe bwatwawe n'igare ngo kandi umaze kukuramo inda zigera muri enye Imana yambwiye ngo nutabwiza umugabo wawe ukuri ngo umusabe imbabazi usabe n'Imana imbabazi ushaka umutambya gusengera Imana yambwiye ngo ije kuguhana yihanukiriye Imana irongera intuma ku bagabo abagabo bafite ingo ngo mwanze kubaka ingo zanyu musige mwubaka ingo 1 2 3 4 5 abagore banyu bararara barira barizwa nuko mwabataye ntimugihahira abana babuze mituweli abagore banyu ntibacyambara imyenda ikwiriye Imana yambwiye ngo nimbabwire ngo mu gihe utaruzuza inshingano z'urugo rwawe ngo nawe ijuru uryibagirwe nawe uri mu nkota imwe mu muriro hariye
mwagize ukuri, mugire ukuri, mubwize abantu ukuri, mwagize ukuri. Uyu munsi mfite agahinda n'umubabaro, uyu munsi mfite agahinda n'umubabaro ko kubona abagabo, ko kubona abasore, ko kubona abakobwa Imana itari kubishimira. Mwakwihanganye mugasenga Imana ikabagirira neza, mugasenga Imana ikabatabara, mugasenga Imana ikabatabara, ikabagirira neza, ikabacira inzira, ko hari aho Imana yatugirira neza. Mwaje tugasenga tukiyiriza, tugasengera abanyarwanda n'abanyarwandakazi, igihugu cyacu muri rusange. Imana yambwiye ngo mbwira abanyarwanda muri rusange ko akabindi k'umujinya kamaze kuzura, aho yaciriye haruzuye, ngo akabindi kagiye gusesekara muri uru Rwanda, kagiye gusandara, kandi kasandarara muri uru Rwanda. Ubu umunyarwanda wese aka kabindi k'umujinya zakanywaho wagomeye Imana. Nimba waragomeye Imana aka kabindi k'umujinya uzakanywaho, ariko niba utaragomeye Imana rata, Imana izaguhisha mu mababa yayo. Amen. Hallelujah. Ndikumva mukabara yongeye kungenderera we, icyonzi cy'Imana igiye kukugirira neza. Amen, amen, amen. Mwakwihanganye mukaza tugasenga Imana. Imana yambwiye ngo akabindi k'umujinya kagiye gutembagara muri uru Rwanda, ngaya marira mfite niyo yonyine mfite. Kandi aka kabindi k'umujinya umuntu wese wagomeye Imana azanywa kuri aka kabindi. Umuntu wese wakoreza amanyanga azanywa kuri aka kabindi. Umurozi wishe umuntu azanywa kuri aka kabindi. Uwo umva waba waramwishe umurozi, waba waramwishe umuteye icyuma, icyo wamwicisha icyo ari cyo cyose, nawe uzanywa kuri aka kabindi. Dore yewe amatariki yaregereje, igihe kirasohoye kiraje, akabindi k'umujinya karaje, kandi ni kameneka. Do ndarahiye. Imana ibagirire neza, ibacire inzira, ibiyereke. Abaririmbyi mwataye umurongo, musige muri abizina, ntabwo Imana ikibuka abaririmbyi. Mwataye umurongo, inzangano y'amashyari ni menshi. Yo mushaka mwakwihangana mugasenga Imana ikabasubiza mu buzima buzima, ikongera ikabavubira icyo bita imbaraga, ikabavubira umugisha, ikabaha imbaraga zitandukanye n'iz'abana b'abantu babaha. Ngiye gusoreza kuri message y'abantu bafite ibyo kurya, ngo murya mukajya kubimena hari abantu bashonje. Muri tora makajya kumena ibiryo abantu bashonje. Imana yari bibahaye, irababwira ngo muzamenye abakene mubafashe. Aho gaho mwabafashije n'ibyo mwakabafashije n'utwo bafite muratubambura. Imana ibabajwe n'abantu bari kwambura abanyarwanda, bakabambura utwo bafite. Abantu ngo bahinze muri za koperative barimo barira. Abantu ngo barangije ngo bibumbira hamwe ngo barimo baregeranya za mituweli n'ibindi. Ntabwo mituweli zatanzwe, mwarabambuye, mwarayariye. Cyane cyane iyi message ya mituweli irareba abantu bo mu ntara y'Amajyepfo, Nyanza, Huye, Gisagara, Nyaruguru, Nyamagabe. Ibyo ndabivuga neruye. Imana yambwiye ngo nimbabwire ngo yemwe bantu mukuri ayo makoperative, ngo mwari amafaranga y'abaturage, ngo ejo muzagenda mutange ruswa ngo muburane babagira abere. Muzababere imbere y'inkiko, ariko imbere y'Uwiteka ntabwo muzababere. Imana yambwiye ngo ntabwo muzigera mubabere. Dore igihe kirageze ngo bagende no gufata amatungo y'abaturage bagiye kuyagurisha, ngo kugira ngo babishyure mituweli, kandi nyamara barizigamye amafaranga mufite muri za koperative yanyu. Mwakabaye mwarabahaye amafaranga bagatanga mituweli, none ubuyobozi bugiye kumanuka ngo bugurishe amatungo yabo kugira ngo bishyurirwe mituweli. Reka nkubwize ukuri, mwara yariye ngo muzajya mu nkiko ngo mubabere, muzababere imbere y'inkiko, kandi ndabizi pe muzababere imbere y'inkiko bitewe na bitugumukwaha mwatanze, ariko imbere y'Imana ishobora byose muzabiruka. Two turere navuze Nyanza, Huye, Gisagara, Nyamagabe na Nyaruguru.
cyonzi cyo ni muhumura Imana ije kubarengera. Harimwe abantu muri utwo turere ngo muri bari mu butebo bari gusenga ikibazo cya mituweli. Imana yambwengije kwigwatiriza ntabwo muzagurishirizwa ibyanyu, ariko ababatwaye ibyanyu bose bazabiryozwa, bazabiruka nabi. Cyonzi cyo Imana ikomeze ibaho umugisha kandi bambika imbaraga, ubwiza bw'Uwiteka bukomeze bubiyereke. Banyamahanga bacu ntimundakarire rwose, abadiaspora bacu mwagiye mukivangavanga n'abanyamahanga ngo Efurayimu yivanze n'abanyamahanga mere imvi z'urutarutaru we. Namwe ndabinginze mwimere imvi z'urutarutaru, turahari ngo tubahamagarire Uwiteka Imana. Abatambyi barahari ni benshi, nawe kandi usenga uhinduke, ibyo wari urimo ubireke. Numara kubireka Imana izagutabara, numara kubireka ibintu bizahinduka, numara kubireka umugabo azataha, numara kubireka uzabyara, numara kubireka imiryango izagukunda. Yo, ikimambu wagize icyangiro ni ukubera ko hari ibintu wanze kureka. Nimba waragize icyangiro hari ibintu udakora, uzampamagare dusenga Imana, inzi neza ko Imana izagutabara. Ngiye no gusoza mvuga nimero yanjye ya telefone, ariko wowe uri hanze uryama ukarota uryamanye na sogokuru wawe wapfuye kandi uri umugore. Wowe urota uri umugabo uryamanye na nyogokuru wawe cyangwa nyogosenge wawe, bagutanzeho igitambo. Hamagara hano tugusengere mu izina rya Yesu. Uhamagare hatunga Imana Felicien nsengera muri Adepr batsinda. Paruwasi ya Gasave niho nsengera. Si ubwa mbere ngeze ku itangazamakuru, si n'ubwa kabiri, si n'ubwa gatatu. Reka mbabwire, ngiye gusoreza kuri aka kantu. Wowe kora amasengesho y'iminsi 3 gusa, ubanze wihana ibyaha byawe, ubanze wizere umwami nk'umukiza, ubone ngo Imana iragutabara, urebe ngo Imana irakugirira neza. Aho niho nshoreje ikiganiro cyanjye. Nimero yanjye ni 078 98 469 58. Iyo niyo nimero yanjye, iba kuri WhatsApp. Wanyandikira tugahamagarana nkagusengera mu izina rya Yesu, n'abandi wabahamagara abapasiteri batandukanye. Icyonzi cyo nuko wagiye imbere y'Imana atazakorwa n'isoni. Wabuze urubyaro uzarubona, wabuze urushako uzarubona. Nubwo nanjye yego wavuga ngo ndacyari umusiribateri, ariko ndiringira ko Imana itazankoza isoni mu izina rya Yesu. Urakoze cyane, Imana imuhe umugisha. Ngira ngo atubwiye ubutumwa kabisa. Ibi ngibi byo kabisa sinabishidikanya ko atabihawe n'Imana. Rero iyi ni IHIRWE TV, mukore subscribe, share ndetse na comment, mukomeze mutubwire ibyo mushaka kugira ngo tubibazanire kuri channel kugira ngo mukomeze kugubwa neza. Imana y'amahoro ibahe umugisha, ibagirire neza. Ntuzagira n'ikibazo rwose, azakwandikire umpamagare ngaruke musubize. Yes. Ariko ntabwo watanze nimero zawe? Nazivuze. Nazivuze ni 0798 469 Okay. Atunga Imana Felicien, Prophète international. Nakagaruka, Imana ibahe umugisha cyane, mwakoze cyane. Shalom, shalom. Shalom, shalom.